ibihe by'aba Diala, murabizi ibihe by'aba Kamara, murabizi ibihe by'aba Kasirye, murabizi ibihe by'aba Jules Ulimwengu, murabizi ibihe bya Onana ndetse na Ojera, murabizi ibihe bya Eritier Luvumbu Nzinga. Ese twaba tugiye kwinjira mu gihe era cyaba ari ikiragano kigiye guhekwa na Fonganye? Ntangiye kubitekereza, birashoboka cyane. Kubera iki uyu mwataka mouvemaze, donc buryo yideplasa, buryo asaba baro wayisabira mu migongo aba defenseur, donc akavuga ati yijugunye inyuma yabo niruke mbasige, control akora uburyo acenga uryo Hermina, uburyo atsinze igitego kiza cyane, ukuntu yahindura umupira icyerekezo, icyo bita kuhindura direction, tambitse ikirenge neza cyane. Birashoboka ko ari ishobora kuba yarabonye rutahizamu. Ndakireserva kuko mu bitego twavuze bitatu harimo ama friendlies, match za gicuti. Yego. Nkanabanza kwireserva kuko sindamubona yataka ku magra rendezvous y'amakipe manini na Police FC, peut-être yawe na AS Kigali y'amakipe manini. Niyo mpamvu ndi gusiga amakano kabanga ibyaba ari igihe yaba agiye gukora mu ngata agafatira aho abo bavandimwe nagiye ngarukaho mu gihe cyashize bagiye bakora. Ibyo maze kubona turabona hari bishashiye oui nkanabyizerera kuri ninde rutahizamu wa Rayon Sport, ku muntu wabonye formation muri Academy ya Generation Foot. Iyi ni Academy yatanze Sadio Mane, imwe mu nziza muri Afrika, sibyo? Generation Foot undi ni ikipe y'umupira w'amaguru nyine ariko ifite Academy ikomeye cyane. Uyu ni umuntu wageze akina Burayi muri deuxième division, equipe ya Pribam yavuyemo, yigeze gukina première division muri championnat Czech Republic nta myaka 3 ishize. Twabigarukaga tuvuga tuti equipe yavuyemo ni equipe inarutizi zo mu Rwanda, deuxième division muri Czech iruta mu Rwanda, byo turabizi. Ariko yaje afite imvune iyo palmarès akaba nakiri muto, afite imyaka 25 ndatekereza ko ari abasaza bavuye muri West Africa bimwe twamenyereye. Ni umukinnyi ukiri muto 25 ans, ni umukinnyi weze wo gukina ugeze igihe. Ubu rero ndimo ndavuga nti namara kumenyerana n'abandi igihe ashobora kuzamukinnyi vraiment uzaba ari reliable. Biragaragara yuko ikibazo cya nimero 9 cyari kimaze igihe, ese no byaramunaniye, nyuma vamo bare biramunanira, ukabona Rayon kwizera umubiteri wagenderaho nawe rero bagasarpongo nka nimero 9 ubwo na ba Sarpongo na nyuma ye bagize harya Sarpongo na Jire ninde wabanje? Abanje Jire. Sarpongo buri nyuma Sarpongo nta wundi. Abandi babaye abavuzwe cyane nyuma Sarpongo ni Onana kandi ntabwo ari umuntu nimero 9 na Luvumu ntabwo ari nimero 9. Ashobora kuba bamugani baherukaga nimero 9 mwiza cyane kuri Sarpongo. Icyo ni cya kabiri cyo kwishimira, donc basigarana kuri iyi match yashize cyagaragaye. Ikindi cyo kwishimira cyane kuri Rayon Sport nuko mu gihe mutegereje yuko izuba rirasa mukabona ubuyobozi, hari ibikomeje gukorwa. Fite raporo ituruka mu nzego zanjye niyubakiye mbifashijwemo na Rugangura, inzego z'ubutasi mu bya siporo, mu by'amakuru y'imikino biremewe. Ibyo ntago ari ibintu bihanwa n'amategeko kubaka akantu kawe ku butasi mu kazi kawe. Special team yatanze 570 bya prime. Abasaza kwa bamuvunyi yego batanze 3,400,000. Bellissimo. Mukomera amashyi abasaza bari aho muri, mubanze mubaha amashyi aho muri bakunde mu China. Abasaza China za muri biganza byawo bihuze mubahe bamuvunyi, mushyira icyubahiro kuri aba ba Maître Freddy, mwubaha aba bantu bitwa ba Rwagacondo, ni mukeze muce bugufi imbere y'aba basaza. Imaze igihe kirekire itanga amafaranga kuba ikiyanda yandika abona baruhamyambuga nabo rwose special team nayo yubahwe, imaze igihe kirekire bikora. Ibi byatumye iyi match rero yatsinze buri mukinnyi yatahanye 80,000 bya prime. Wow, babonye amafaranga yo kurya, yo kubaho. Ibyo birashimishije, si ikintu cyo kwishimira cyane. Ariko Rayon Sport turi ku itariki 21 birimo birasatira yuko abakinnyi ubundi bahembwa ku itariki 5
hasigaye nk'ibyumweru 2 kugira ngo amatariki yabo yo guhembwa agere. Rayon Sport igiye gusaba Ferwafa iki kintu. Rayon umva Lorenzo baravuga ngo mwaradufashije muduha match zo kwakira zikurikiranya nyuma ya Bugesera bagomba kwakira Etincelle. Rayon yo irimo iravuga ngo Amavubi azakina kuri 27 ni ku cyumweru. Twe ni muduhe match kuri 26 cyangwa kuri 25 mureke twikine na Etincelle. Kubera iki? Etincelle nta mukinnyi wayo numwe uri mu Mavubi, bivuga ko nta kibazo ifite cy'abakinnyi. Kandi natwe batatu dufite aribo Muhire Keve, Omborenga Fitina ndetse na Haji. Ntacyo bidutwaye nibagume mu Mavubi bakine match ya Djibouti. Abo dusigaranye dufite baze bakina na Etincelle kwa 5 cyangwa kwa 6 cyane. Sport ni ibyifuza cyane. Rayon ubwayo nibishaka idafite kapiteni Keve cyane.